Are you ready for the next comedian? Ladies and gentlemen, put your hands together for Arufa the comedian. Ari hehe. Guri mugwawe umutima gwanjye gwashwanyukiye mugwawe. Reka mbanze mbibwire. Bonga marase. Garafunze. Wangegera. Ubundi ngende umugoyi original umugoyi utavangiye iwacu ni ku Gisenyi cy'abadasenyi. Ikikubwira rero ko wageze iwacu na amazina gaho. Nyirabishushu, Sebishyimbo, Nyirandegeya, Mirimo, aho bakubyarira niho bakwitira izina. Nanjye rero navutse sanga nitwa Sebihaza. Aza mama tese kubera iki Sebihaza? Ati mwana wanjye ngutwite burya naryaga ibihaza cyane. Haraye papu atuye Nyirabishyimbo yaraje aravuga ati ko ndi ibishyimbo umwana wawe umutwite ukaba wararyaga ibihaza cyane, why not tutamwita Sebihaza? Nuko mba mbaye Sebihaza urya. Ariko Imana ishimwe nitwa Mana ishimwe Alpha Mustafa. Mama yari umudiyakoni, papa ari shehe. Nindi story nzayibabwira next. Ubundi ndamugoye uvuga icyongereza nacyo tugishyiraga mu kigoye. Nabonye Karaptoni hano nibuka sister koresha. Ndamukunda cyane Rufonsine. Nitwa Arufa nawe yitwa Rufonsine. Urumva ni ibintu bigiye guhura. Urumundu w'umugabo di. Mbaye ngushimye. Nakuze rero mfite inzozi zo kuzina i Kigali. Nageze kwa Nyirangarama. Basanga umugabo bita Sinaje. Umugabo z'isoko cyane rwose. Ingurube ze azicurangira umuziki. Zikunda umuziki wa Juno cyane cyane. Evitamiyo ndebya yo matako. Yari akanwe. Bameje rero ngeze i Kigali ho nahahuriye n'ibibazo. Hariya Nyabugogo. Umunsi wa mbere nishimye ni nawe umunsi wa mbere nababaye. Umunsi wa mbere nakunzweho ni nawe umunsi wa mbere nanzweho. Ubwo munsi rero kundi ugwari gumeze ikinyamugi kiri kumvata cyane. Ubwo munsi ngubitwe mburuze mburundabara umuntu yanje nyinji. Ubundi rero ngiye gutereta umukobwa ngeze numva maze kugafata ndagenda ndamubwira ati sister ko nagukunda. Nari nambaye gutya like uyu mugabo niwe mbona ubikora cyane gutya ipandaro imanutse hasi. Ndavuga ati umukobwa ndamwemeje karabaye ndamutaha ni bugoye. Umukobwa naramubwiye ngo guri mugwawe umutima gwanjye gwashwanyukiye mugwawe. Ati umukobwa bandeye indobo gutyo. Ariko abantu benshi mujya mumbaza kubera iki uvuga ikigoyi hari ingingi hari kurengera. Irahari ndayihari. Reka nze nyibereke. Nge ingingo ndayifite indengera. Ngingi ndengera rwose. Ndayifite ngiyi. Reba niyo. Ndahe cyangwa ngomeze? Ndahe cyangwa ngomeze? Ngomeze. Uragira ngo nanjye ngashyiremo. Ndaza kugashyira mu kigo. Ubu nibwo show igiye gutangira. Iri koti ni embuto. Oya, iri koti ni embuto. Mama yaringuriye avuga ati umwana wanjye azarikuriramo none nanze gukura. Ubundi abantu banzi cyane ahantu nduye banzi ng'umuyobozi w'urubyiruko. Seriously ngende umuyobozi muri Kanombe nuko hananiranye muri antene.
banyamamaza rero barambwiye ati genda hari uvuge imigabo n'imigambi yawe wivuge abatakuzi tukumenye kandi barandebaga nanjye ati ndi kanaka mwene kanaka navukiye aha pima santimetero ati oya ihutishe ati nize amashuri abanza pirimeri njya muri segonderi ubuzima bwari bubi segonderi nayigaga mu maseri umwaka umwe undi nkajya gupagasa umwaka gumwe ugundi nkajya gupagasa bonye byanze bivamo baravuga ati se wumva ari icyo uzamarira urubyiruko ndabwira ati nzabigisha amategeko ariko nabigishije amategeko y'umuhanda kuko nanjye niyo nize bavuze ati indore woye avuga ati mbaye indore aka kanya indore woye avuga ati wenda hari mbe dani hirisi mani njyewe nihuguye cyane mu bintu by'igifundi ariko naje gusanga cyane ndi umukomediye kuko nigeze kujya reka mbe mbiretse nzabibabwira next ubundi ndamugoye uvuga icyongereza niyo akivuza agishyiraga mu kigoyi bo ubundi hari ishevuro amashevuro murayazi ishevuro iva muri madiri ndabigishe rega ndabigisha ndabana teka we muzazishyure mugarutse ishevuro iva muri madiri noneho madiri imwe isaturwamo byibura shevuro 3 cyangwa 4 muzambe n'ibiraka byo kubaka amapura urumva kuri site hari utuzina tugenda tubihanyine twayise urubariro noneho yo kabaye gato kabaga akabari niba ngorana n'umuntu rero reka madamu wamuhamagare Rusi bite byawe Rusi impamvu ya Mungu ukomera mugisha ndakubonye ndakumenya iyo koti wararinyibye Ewan, uriya mutipe avuze Aline Gahongayire ni uriya Aline Gahongayire mukomera amashyi. Niwe muntu nabonye ujya kwifotoza akabanza akabwira photographe ngo buretse gatoya niteri parufe. Kabanza kagira gutya bagafotora. Mumwongera amashyi ng'abantu. Uriya muntu gatuye Kanombe kuri antene, buriya Kanombe nanjye niho ntuye. Ariko nago narinzi ko tugira abantu bareshya kuri ya pe. No si ikibazo kubera ko atuye ahantu bita muri antene ni iruhande rw'ikigo cya Air Force. Buriya abasirikare naje gusanga shaho naho barabizi. Wari wajya kwiyandikisha kujya mu gisirikare ngo urebe. Urabona iyo ugiye mu kintu cyose nimba uje muri comedy uba wegera Clapton ngese ibintu bikorwa gute Rusine akakubwira njyewe kanyegera nkakubwira ntago nakwisiga muzire ngo muranduta noneho abatipe iyo bagiye kwiyandikisha kujya mu gisirikare nabo begera abasirikare ugasanga yegere nka kapiteni wa kapiteni none se ngo bira bintu bemeze bite ko ngiye ntasho ku ikosi none abasirikare ntago bajya babwiza abantu kuri ngo yanga ibintu biroroshye cyane ngo biroroshye ngo urumva ngo mugerayo mukamu cyayisamoya saa 2 mukajya muri sare noneho saa 6 muvuye mu kazi mwakoze twabaganirije mukaryama kugeza saa 10 noneho nimukora mukajya kureba filime maze ukahita ushokerwa ukahita ujya ntasho ukabona umuntu atega ari kuri patrouille arimo arahekenyera iryinyo ukahita ubona ko yarebye filime koko Ladies and gentlemen, put your hands together for Shami. Banje kubasuhuza. Ikibazo cyo kuvuga abumva ariko nagavuga. Amazina ye bamwita Shami. Yaje gusanga kwisangamo Imana nayo gukina urwenya. Abasha kuba nyine yaza kubisunikira hano. Hanyuma rero ikibazo yari afite uno munsi akabiwabo baramubwiye ko mu nshuti ze zose nta mara afite ko nta kintu abamariye. Bisanzwe rero inshuti na shaddyboo barabizi abantu benshi. Sasa rero hari umunsi w'umuganura
ajya kwa shaddyboo yari yamutumiye ngo bazasangire. Noneho ubwo ngubwo ikintu cyabaye yagize amatsiko yo kugira ngo amenye ikintu shaddyboo yabatekera umunsi w'umuganura kiri gakondo. Nibwo yaje kuvumbura ko burya shaddyboo igisheke akirisha akirya yambaye ga. Ubwo rero ikintu cyaje kumubabaza nuko igihe yabwiraga iwabo ibyo bintu bamutucyurira ngo inshuti ze ntacyo zimumariye, bari bari kurya igisheke bambaye ga. Aza gusanga shaddyboo mu nshuti ze adafitiye we gusa kamero ahubwo n'umuryango we wose. Yaje gusanga nyine inshuti ze zifite icyo zimumarira ubwo shaddyboo muri imwe muri zo. Hanyuma rero n'umugabo nk'uko mwabibonye umuco nyarwanda kirazira kuvuga uri ku meza. Musa n'abashaka kudufatira babwita ubuhake, tuzi guhakwa gake gake. Babyita guhakwa, abandi muhumure nababonye namwe. Hano harimo n'abakobwa beza sinatinya kubivuga bose, none mba nabanyijijemo ijisho, ngiye nazamukaga ahangaha nta kindi naringamije. Mba ndi kuverifiya nkava uriya n'umufiye, nagera ku mubyeyi nkataruka. Babyita kutisimbukuruza. Noneho rero mu bakobwa beza nabonye ahangaha ko bose ari beza, aho ikintu cyanshimishije nawananutse urimo, kuko hari akantu nari kubavugaho kagatuma banyanga. Abakobwa bananutse burya bagira ikibazo, ntago bajya banika amasutiye yabo hanze. Iyo uturutse kure uba uri kubona ari rinete, ukajya kumva umugabo araje akani kandi akamaze kurengwa, nyuma yo kukagurira amarinete gasigaye kayoza ku mugozi, none bose bayandika mu nzu. Ako nashimye Imana ko nawe uhari unanutse ahangaha. Ijwi ry'umukobwa w'Ikigali urimenya ari uko imbwa imwirukankanye. Noneho hari igihe usanga kurusha baze. Niyo mpamvu ngewe mu gukunda kwanjye mbitwara gake gake. Ari imbwa imwirukankana ukagira ngo ni ngewe uri gutabaza, bikarangira urukundo ruhagaze gutya. Umeze bon? Mbere na mbere mu minsi ishize naradidimangaga. Aho mu kudidimanga kwanjye byari byaratutse ku kintu cyabaye nkaseka, mbisetse bimwe bavuga uzanseka uzambyare. Nasetse ikintu cyabaye, kambibabwiye namwe nimuseka murashiduka mudidimanga nakonde. Nayindi Nyabugogo. Naho Nyabugogo ari ukuntu imodoka iba yabuze abantu. Mu kubura abantu mu modoka twari turimo turi abagenzi babiri. Mu kuba abagenzi babiri rero harimo na shoferi ari uwa gatatu. Duhaguruka Nyabugogo, umugabo wari urimo yaradidimangaga. Arangije baravuze ati turisanga. Shoferi araceceka. Noneho nje kubera nanjye nari mfite telefone nani isa nari mfite, ndaceceka kuko ntari nyizi. Tugeze i Muhanga aho bita Gitarama mu mujyi, wa mugabo arongera turisanga. Shoferi aranuma mu Kirundi. Noneho tugeze i Butare arongera dusohotse aravuga turisanga. Shoferi arangije aramureba araceceka, wa mugabo ahita yigendera ajya kubaza isaha handi. Noneho urumva nkanjye nk'umuntu twari turi kumwe mu rugendo mitangira amatsiko, se shoferi kuki atabwiye uriya muntu impamvu atamubwira isaha? None jya shoferi ndamubwira ati ase shoferi kuki uriya muntu utamubwiye isaha? Arahindukira arambwira ngo ndamubwira kuki utamubwiye isaha? Shoferi arahindukira yari kugira ngo ndi kumwigana. Noneho mu minsi ishize nari nagiye GT Business Group ikorera. Aho mu kuhagenda hari ukuntu hari hanze yaho hariyo amahanga banikaho. Noneho Rufendeke yaravuye muri douche aranje arambwira umva petit feu bo hano nombagira igikabya abantu bataragafata neza, abantu bari mu nzira y'iterambere. Aranje arambwira nyure zirasengera ku mugozi, mwebwe tasiye sengera Imana iriya y'umweru iyi wenyine.
ikibazo isengeri bikibazo none kandi koko nkamubwira ati se man iyo sengeri akavuga ati iri ku mugozi nkamubwira ati nyine iyihe muri ziriya iriya y'umweru nose zose kari umweru no ku mugozi hari amasengeri 3 nawe mfata umwanzuro nk'umuntu wakomeje kwinangira ndabateka ngende mfe kumuherezamo imwe ni yari bwemere ndagenda nkiri guhinguka kuri hanga ari ukuntu koko nitegereje nsanga namurenganyaga ku mugozi hari isengeri imwe ahubwo andi yari amasogisi 2 y'umweru ya junior gito murakoze cyane